Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro yohereza umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana iganira natwe, iganira n'imitima yacu, kugira ngo tubashe gukomeza twizeye yuko Imana yacu ari Imana ikomeye. Reka dusome ijambo riri muri Zaburi ya 18, murongo wa 29. Hari ijambo rivuze ngo ni wowe ukomeza itabaza ryanjye, Uwiteka Mana yanjye, ni wowe umurikira umwijima wanjye. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zawe. Mu by'ukuri iri jambo rivuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zawe, niwe mbaraga zanjye, niwe gakiza kacu, niwe byiringiro byacu, niwe marembo y'umugisha wacu, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, niwe uca inzira aho zitari, niwe utandukanya inyanja mo kabiri, niwe waremye ijuru n'isi, niwe waremye umuntu mu ishusho y'Imana. Uwiteka Imana ivuga bikaba, itegeka bigakomera, Imana twiringiye, Imana itadukoza isoni, Imana itatumwaza, Imana iturwanirira intambara tuzi n'izo tutazi. Iyo niyo Mana mbabwira muri uyu mwanya, kugira ngo muyiringire, muyizere, kuko niwe mbaraga zawe, niwe uguha guhumeka, niwe uguha kubyuka, niwe ugukiza indwara, niwe ukurwanirira, niwe ugutabara, niwe ukubereye maso kugira ngo udasitara, kugira ngo udapfa, akakurwanirira intambara ntoya ndetse n'inini. Ijambo ryaravuze ngo Uwiteka burana n'abamburanya, enda ingabo ntoya n'inini, uhagurukire kuntabara, ushingure icumu mu ntagara, wimire ibingenza, nibwo umutima wanjye uzishima. Uwiteka rero arakurwaniriye, Uwiteka ashinguye icumu mu ntagara, Uwiteka yirukanye umwijima wari uri ku buzima bwawe, umwijima w'ubukene, umwijima w'uburwayi, umwijima w'ibibazo. Uwo nguwo Imana iwukuyeho, kuko uyu mwanya umwijima wari ukugose, umwijima w'ibigeragezo, umwijima w'uburwayi, umwijima w'amarira, umwijima w'agahinda, umwijima wo kwikorera amaboko, umwijima wo gusuhuza umutima. Imana iravuze ngo uwo mwijima ubonye umuco Imana iguhaye, kuko Uwiteka ari we mbaraga zawe, ni igihome, ni umwungeri wawe, niwe murengezi wawe, niwe mutabazi wawe. Ni Imana twiringiye, itazatukoza isoni, itazadusiga, itazaduhana mu bibazo byose tuzacamo. Niduca mu mazi ntituzatembanwa nayo, niduca mu muriro ntabwo tuzashya, n'ibirimi byawo ntibizadufata, kuko turi kumwe n'Imana yacu, Imana twiringiye, Imana idakoze isoni. Ijambo ryavuze ngo ni wowe ukomeza itabaza ryanjye. Uwiteka akomeje itabaza ryawe, Uwiteka akomeje umubiri wawe, Uwiteka akomeje urugo rwawe, Uwiteka akomeje abana bawe, Uwiteka akomeje abari ku ishuri, Uwiteka akomeje abana bawe, Uwiteka aragukomeje, kuko ibyari biri kuguhungabanya byari bibaye byinshi, ariko Uwiteka aragukomeje. Komezanya itabaza ryawe,
komezanya ubuzima bwiza, komezanya iterambere, komezanya igishoro, komezanya ejo hazaza, akira ibyiringiro, akira kwizera, akira rabayashishe faya, akira gukomezwa, kuko Imana iragukomeje, kubw'imbaraga zayo Imana iragukomeje. Imana igakomeza itubwira ngo Uwiteka Imana yawe niwe ukumurikiye muri aya masaha, muri uyu munota Imana irakumurikiye. Wari uri ahantu utari kureba, wari uri ahantu utari kwizera, wari uri ahantu mu mwijima w'icuraburindi, mu mwijima w'ibyaha, mu mwijima w'ibyaha, mu mwijima wo kwangwa, mu mwijima wo gutotezwa, mu mwijima wo kubeshya, mu mwijima ugiye utandukanye, ariko Imana irakumurikiye muri aya masaha. Akira kumurikirwa n'Imana, akira kugendana n'Imana, akira. Iyo umuntu agendanye n'Imana amateka yarahinduka. Iyo umuntu agendanye n'Imana ejo he hazaza harahinduka. Iyo umuntu agendanye n'Imana la tuta yasika tu yasise faya. Iyo umuntu agendanye n'Imana abona umucyo w'Imana, abona imbaraga z'Imana, abona ibintu bihinduka, kandi bihinduka mu buryo bwiza. Akira impinduka kubera ko umwijima wari ukugose, wari ukuriho, wari uri mu buzima bwawe, wari uri mu mutima wawe, wari uri aho uba, wari uri aho ukorera, wari uri mu rushako rwawe, umwijima usimbuwe n'umucyo kubera ko Uwiteka Imana akumurikishije mu maso he muri iyi saha, muri uyu munota. Uwiteka niwe mbaraga zawe, Uwiteka niwe gakiza kawe, Uwiteka niwe ukugiriye neza, Uwiteka niwe ukwibutse, Uwiteka niwe ubuye dosiye yawe, Uwiteka niwe ukuburaniye, Uwiteka niwe uguhaye insinzi, Uwiteka niwe ukugiriye neza. Kubera yuko muri aya masaha, muri uyu munota, akira imbaraga zidasanzwe, akira kunesha. Nta mpamvu zo gutsindwa, nta mpamvu zo kuneshwa, kubera ko Uwiteka Imana uri kumwe nawe kandi akugiriye neza. Wakire imbaraga n'ubuntu byo gutsinda kubera ko Uwiteka Imana yabikugeneye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ivuganye namwe kugira ngo mubashe kuva aho hantu habi mwari muri. Senze nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen.